Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data, nizere ko iki cyumweru cyababereye gihire, izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Ni Pasiteri Marie Thérèse ugarutse, ngarutse kuvuga Imana muri aya masaha nk'uko bisanzwe, izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Amen. Uwiteka abantumyeho, arambwiye ngo nimbabaze ngo murinzi we ijoro rigeze he? Murinzi we ijoro rigeze he? Imana yacu itugirire neza cyane. Murinzi we menyesha igihe iwacu se ni muhero, ati ijoro ryijimye cyane buracyahanyuma, ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho, kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Ijambo ry'Uwiteka Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki, ibice bibiri, duhereye ku murongo wa mbere haranditse ngo nzahagarara hejuru y'umunara wanjye aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari numva icyo ambwira, nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Maze Uwiteka aransubiza ati andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Dore umutima we wishyize hejuru ntumutunganyemo, kandi umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Imana yacu ishimwe. Uwiteka Imana ari kumbwira ngo arabona amakote na karuvati akabura abantu. Yewe murinzi we ugeze he? Yewe murinzi we uhagaraye hehe? Yewe Uwiteka yategetse guhagarara ku munara ngo uharindire, uhagaze he muri uyu mwanya? Ku Uwiteka Imana ari kubona amakote na karuvati gusa, hanyuma akabura abantu. Arabona amakote na karuvati ari byo bigenda, yashaka umuntu akamubura. Imana yacu itugirire neza cyane. Ijambo risoje ritubwira ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Imana yacu itugirire neza cyane. Kwizera kwawe kuri hehe? Ese kuracyakurimo cyangwa kwamaze kukuvamo? Imana yacu itugirire neza cyane. Ijambo ry'Imana ryanditse muri Zaburi ya 92 guhera ku murongo wa 13, haranditse ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka, bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Bazagumya kwera no mu busaza, bazagira amakakama menshi n'itoto, kugira ngo byerekane yuko Uwiteka atunganye, niwe gitare cyanjye, ntariho gukiranirwa na guke. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro cyane. Haleluya. Ijambo ry'Uwiteka rirasobanutse kandi ubwaryo ryitwariye ibihamya. Umukindo, gushisha nk'umukindo, umukiranutsi ngo azashisha nk'umukindo, ngo azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Imyerezi y'i Lebanoni ngo yabaga miremire cyane, ikagira ubwiza buhebuje. Umukindo nawo wagiraga ubwiza buhebuje. Ni ukuvuga ngo ni ukugubwa neza k'umuntu ukiranuka, ufite umutima Imana yishimira, ufite umutima Imana ireba ikamwirata. Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwa icyubahiro cyane.
Mbese mwibuka ijambo riri mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12 guhera ku murongo wa 20 kugeza ku wa 23, uburyo Herode yari yicaye ku ntebe, mu kanya gatoya ari kuganirira abantu, mu kandi ngo marayika w'Uwiteka akamukumbanya, bakabura Herode bakabona inyo arizo ziri gutamba, bivuge ngo hasigaye imyenda ye, ariko Herode arabura, babona inyo n'imyenda. Imana yacu itugirire neza. Imana iri gushaka abantu ikababura, imitima yabo yaratabanyitse. Imana yacu itugirire neza. Umutima wawe uri he uyu munsi? Ese Imana iyo ije kukureba iragusanga? Ko Imana izaguhembera aho igusanze, izagusanga hehe? Uyu munsi ije yagusanga hehe? Urundi rugero twarubona mu gitabo cya Samweli ibice 19, uhereye ku murongo wa 13, aho umugore wa Dawidi witwaga Mikali yafashe igishushanyo cya terafimu akagishyira ku buriri akacyorosa akacyita Dawidi. Sawuli yatuma ngo bamuzane amwice, akababwira ngo araryamye, bareba koko bakabona mu buriri harimo umuntu uryamye, nyamara cyari igishushanyo umuntu yagiye kare. Imana yacu itugirire neza. Aho Imana ireba imyenda ikabura umuntu, Imana isure buri wese kugira ngo ashobore gushobozwa kuboneka mu gihe cye, mu mwanya we, aho Imana imushakiye imusange aho akwiriye kuba ari. Imana itugirire. Murinzi we, ijoro rigeze hehe? Uwiteka aho yagusize siho uri? Ibyo yagushinze si byo uri gukora? Waratabanyitse umutima wawe wikorera ibyo wishakiye. Niyo mpamvu Uwiteka aje guhana uburangare. Uwiteka anyuzeho kandi cyane. Wafashe ibyo Uwiteka urabyangiza, wiyitirira Imana ku munwa kandi ku mutima idahari, utayifite. Imana yacu igusange cyane. Murinzi we, ugeze hehe? Uri hehe? Uhagaze hehe? Imana ije kugushaka yagusanga he? Imana ibabajwe cyane nuko ibyo yaberetse n'iminsi ntacyo byabasigiye.